Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murakira indahiro ya Colonel Pacifique Kabanda Kayigamba, umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha. Arigira imbere afate ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ubumoso, azamure ukuboko kw'iburyo avuge indahiro. Njyewe Colonel Pacifique Kabanda Kayigamba, ndahirira u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzubahiriza amategeko y'igihugu, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, n'intatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Murakoze. Turasaba maze kurahira gushyira umukono ku ndahiro. Murakoze. Rwanda ku mugaragaro. RIB igomba gukomeza gufatanya n'inzego bireba kugira ngo ubutabera butangwe vuba kandi neza. Kuba inyangamugayo nabyo bikwiriye kwitabwaho, bikaba ishingiro ry'ibikorwa byacu byose. Abanyarwanda bakwiye kugira inzego zibakorera akazi bifuza kandi bakanazizera. Abayobozi nabo bakwiriye kugaragaza ubushake n'umurava n'ubunyamwuga bigaragaza icyerekezo gifatika ibintu byose biganamo, kugira ngo twuzuze inshingano zacu. Nta mwanya abantu bakwiriye kwemera w'intege nke, imyitwarire idakwiye cyangwa imikorere idasobanutse. Abakoresha ubunyamwuga ntabwo baba bakwiye kubyihanganira, ahubwo ni ukubirwanya. Inshingano yacu rero ni ukugira ngo buri wese, buri muturage abeho ubuzima bwe yizeye ko arinzwe uko bikwiye, ibindi bya buri munsi bikagenda uko bikwiriye kuba bigenda, hatarimo kwihanganira amafuti nk'ayo ngayo.